Hello guys, ndongeye ndabasuhuje wowe ukunze kudukurikirana kuri ino channel. Tukaba tubageza bijyanye n'ubworozi bw'inkoko, imiti, ubuvuzi, ibiribwa ndetse n'ibindi byose. Kuri uno munsi rero ngiye kugeza uko wakikorera ibiryo by'inkoko, ingurube, inkwavu ndetse n'andi matungo wabihereza dukoresheje umuceri. Tukaba tugiye kwifashisha umuceri rero ufite kuba wakoresha impungure kuko byose bikorwa mu buryo bumwe. Wakoresha impungure z'ibigori cyangwa se umuceri. Kuri uno munsi reka dukoreshe umuceri. Urafata umuceri wawe rero usuke mu ndobo. Umuceri wawe umutse urushyira mu ndobo imeze neza itava amazi. Nurangiza urasukamo amazi uwurengeze. Urawurengezamo amazi uyipfundikire imare igihe cy'umunsi wose ipfundikiye. Noneho nyuma y'umunsi n'urangije gushira nibwo uraza gufata wa muceri wawe wari mu ndobo uza kuwukuramo usuke mu mufuka cyangwa se ikindi kintu urabasha gushyiramo umuceri ariko y'amazi akavamo ntabashe kwitekeramo nkagumemo kuko agumyemo igihe kirekire wa muceri wawe aho kumera urabora. Icyo tuba dukeneye rero nuko umuceri wacu umera, ari nabwo buryo tugiye gukoramo ibiryo byacu. Urafata wa muceri wawe rero usuke mu mufuka, numara kuwusuka mu mufuka ukuremo amazi namara gushiramo urafata wa muceri wawe ufungire neza mu mufuka. Numara kuwufungiramo uraza gufata wa mufuka uwutereke mu kantu k'agapaniye cyangwa se ikindi kintu gitunganye ku buryo kitari bubashe kurekamo amazi nanone. Iyo amazi azajya ageramo agahita atemba akagenda akavamo. Nurangiza wa muceri wawe urawutereka ahantu humutse. Numara kuwutereka ahantu humutse urafata wa muceri wawe utwikizeho ibyatsi kugira ngo nanone hatazamo ubushyuhe bwinshi bugatuma wa muceri wawe uza kumuka. Nyuma y'iminsi 2 rero nibwo uzafata wa muceri wawe wongere ukure muri ahantu wawutwikiriye. Ufate wa muceri wawe nanone uwukuremo aho ngaho wongere uwuzane tujye kuwushyiramo andi mazi. Gusa nanone mbere yuko tuwushyiramo andi mazi urabona umuceri wacu ukuntu ubu ngubu usana. Urabona umuceri wacu watangiye kumera. N'uri witegereza neza urabona umuceri wacu wagiye uzana utuntu tw'imizi tw'imyeru murabubona. Uramutse wakoresheje impungure nazo ziba zatangiye kuzana imizi zirimo ziramera. Icyo tuzakorera rero tudatinze tuzahita dufata umuceri wacu nanone wongere dushyira amazi mu ibase twongere tuwuterekemo. Ufata wa muceri wawe ukongera ukawushyira mu ibase ariko ukawurengeza amazi. Muri ya mazi akamaramo igihe cy'iminota 5 nibura. Iminota 5 irangiye ufata wa muceri ukongera ukakura mu mazi ukongera ukawumutsa. Nyuma y'iminsi ukongera ukawutwikira ahandi ubusanzwe uwutikirira. Nyuma y'iminsi 3 rero nibwo ufata wa muceri wawe umaze kumera neza noneho wose ufite imizi. Ufata uwo muceri wawe rero ukawukura muri cya kintu wari urimo mu mufuka ukasuka mu ibase. Nyuma yo kusuka mu ibase ahanga step ya mbere y'ibiryo byawe ibimaze kuboneka. Hano ngaha ibiryo byawe biba bifite nk'ibiro 5 bimaze kwikuba 2 cyangwa se 3 bitewe n'ukuntu umuceri wawe wari wumutse. Iki gihe rero nibwo utangira gufata wa muceri wawe ugatangira kugaburira inkoko zawe. Mu gihe ushaka kuwugabura utari wamera ngo uzane amababi uzawujyana mu rwuri rwawe rero uzasanga inkoko zawe ziri kurya zifite apeti kuko bino ni ibiryo by'inkoko bifite intungamubiri zihagije. Wabiha inkoko, wabiha ingurube, wabiha inkwavu ariko ku nkwavu zo ntabwo wabuzaza ukinkana gutya ubuze inkwavu umaze kumera. Ubwo ahangaha ni kuri step y'ingurube, inkoko, intama n'inka ariko ahanini twe turimo turakora ibiryo by'inkoko n'ingurube. Nkuko muri kubibona rero ku mashusho inkoko zacu zirimo zirawurya. Nyuma y'iminsi 3 ubwo ni mu minsi 4-5 nibwo zitangiye kubirya. Ntabwo byari byamera ngo bizane amababi bifite imizi gusa. Iki gihe rero nicyo uzasanga inkoko zawe ziri umusaruro wazo wariyongereye. Umusaruro ubwo twavuga ku bijyanye n'amagi. Urabona hano naho inkoko zanjye zisanzwe ziterera kuko ntabwo narazubakiye. Urabona amagi rwose arahari ku bwinshi. Umusaruro wariyongereye nyuma yo kuzigaburira bino biryo. Muri video itaha rero nzabereka step ya 2 yuko bino biryo babigabura bimaze kumera nka gutya. Murabibona hano mbunguriza umuceri uba warameze cyangwa se mbungure. Noneho nzakwereka ukuntu wazitunganya ukamera muri buno buryo. Wowe wari ubashije kugera hano rero reka musabe ntuza kugenda utakoze subscribe, ukore share, twandikira muri comment ikindi ukeneye. Ciao ciao, ngira ibihe byiza.